basanze ukuguru kuri hirya ndetse n'ukundi kuguru kuri hirya. Ubwo nyine bari bamwishe, ubwo baramutandaraza nyine. Birababaje mwa bantu mwe. Noneho si uko byarangiye, yari yambaye ikanzu. N'amakuru y'inshamugongo, amakuru ababaje cyane. Turi ku itariki ya 26 ukwezi n'ukwa kabiri, mwaka turimo n'ibihumbi 2025. N'amakuru y'inshamugongo muri butangeho ibitekerezo bigiye bitandukanye bitewe n'ibintu byabaye kuri uyu mukecuru w'imyaka igera kuri 70 utuye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo, akagari ka Gatsibo, umudugudu wa Gatsibo. Uyu mubyeyi amazina ye yitwa Nyiramakwikwiza. Umukecuru nk'uko nabikubwiye yari mu zabukuru, afite imyaka 70, urumva yari amaze kurya ku isi. Ariko burya uko umuntu yangana kose, umuntu nta burenganzira afite bwo kuvutsa undi ubuzima, bwo kwica undi. Oya, umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho. Uyu mubyeyi rero byagenze gute? Uyu mubyeyi yabaga iwe yifitiye amatungo yiwe agera kuri 2 aragira. Kugira ngo wanamubonye kuri iyo screen yawe, ni umubyeyi w'umusilamu, n'izina birumvikana Zamida, ni izina ry'abayisilamu. Yarabanye donc n'abaturanyi neza, nta kibazo. Yari umuturage mu by'ukuri ubana n'abandi neza, nta kibazo na gikeya afitanye n'abaturage. Reka mbanze mvuge ibi bintu mbere yuko nkugezaho uburyo yapfuye. Ntanze iyi comment mvuga ngo iki ni igitero uyu mubyeyi yagabweho, kandi igitero kiri focus. Sinekereza ko abaje muri uru rugo nk'uko abantu bari kubivuga ngo bari baje kwibihene. Njyewe nakisi igitero kiri focus nk'umunyamakuru, nk'indorerwamo y'umunyamakuru, uko ibintu mbibona bitewe n'inkuru ukuntu yubakitse. Ni igitero kiri focus, aho abantu baje bashaka umuntu apana ibintu. Bimeze gute? Uyu Zamida w'imyaka 70 byagenze gute? Uyu mubyeyi aba bagizi ba nabi baje iwe, barangije baramwica. Amakuru aza kumenyekana ko umubyeyi Zamida bamwishe kuri wa 26, dore ko yari mu rugo wenyine. Bamenya ko mu by'ukuri yapfuye. Uwabimenye mbere yahise ajyayo, ajya kureba kwa Zamida, ese bimeze gute, byaba byagenze gute ko batubwiye ngo yapfuye. Umuntu wamugezeho mbere yasanze uyu mubyeyi aryamye. Yararyamye, bigaragara ko bamunize. Bareba mu muhogo bagasanga ngo donc ari ukuntu nyine umuntu wenda bashobora kumwica, ugasanga wenda bamukatishije wenda ibyuma n'ibiki n'ibiki. Nyine ni ibintu nyine by'ibisarure byari mu muhogo nyine bigaragara ko byanga byakunda nyine bamunize. Urumva umukecuru imyaka 70, nta mbaraga aba yifitiye no kurwana, no kuba nyine yarwana nyine nta mbaraga. Imyaka 70 nta mbaraga mu by'ukuri umuntu aba agifite. Yarakoze iyo myaka yose, mu by'ukuri imyaka 70 akaba ari gusaza. Uyu mukecuru bajya kumureba, basanze ikintu kibabaje. Basanze ukuguru kuri hirya ndetse n'ukundi kuguru kuri hirya. Ubwo nyine bari bamwishe, ubwo baramutandaraza nyine. Birababaje mwa bantu mwe. Noneho si uko byarangiye, yari yambaye ikanzu. Iyi kanzu basanze izamuye ngo igeze ruguru ku mukondo.
bari bayizamuye nyine bamwambuye ubusa, ukuguru hirya n'ukundi hirya, ikanzu bayizamuye iri hejuru y'umukondo. Bikavugwa ko uyu mukecuru bamwishe bamusambanyije. Abo bagizi ba nabi nyine baje baramusambanya, barangije baramuniga baramwica. Nk'abantu mwe birababaje cyane. Umukecuru w'imyaka igera kuri 70, birababaje cyane, birababaje, biteye agahinda. Abantu benshi kubw'uyu mukecuru uburyo mu by'ukuri yishwe, ngira ngo nyine uri kubikurura nyine ukabyumva. Ni agahinda gakomeye cyane, abantu benshi bari kumenya by'amakuru bavuga kuko aba bantu kuko ni ukubera iki ubugizi bwa nabi, ni ukubera iki ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera, kugeza aho umukecuru w'imyaka 70 baza bakamwica urupfu rw'agashinyaguro, bakamusambanya, bakamwica, bakamusambanya, buri kimwe cyose barangiza bakagenda. Nk'abantu mwe birababaje ku rwego rwo hejuru. Ihene ebyiri yari afite mu nzu, batwaye ihene imwe, indi hene irasigara. Ni imwe nakubwiye ngo nyine bari baje hari icyo bagambiriye. N'abagizi ba nabi baje bari focus ku muntu, kubera ko iyo baje gutwara izo hene, bari gutwara izo hene ebyiri nyine bikarangira bakazitwara. Ariko iki gitero cyaje cy'abagizi ba nabi kiri focus kuri uyu mubyeyi, baramwica. Bikavugwa ko banamusambanyije nyine bitewe n'ukuntu basanze ameze, ndetse nk'abantu mwe birababaje nyine. Ubwo n'imyanya y'ibanga, uko nyine basanze ameze, uko basanze ameze, abamugezeho bwa mbere bavuze ko rwose yasambanijwe akicwa. Muri uko wenda no kurwana nabo n'utwo tubaraga dukeya yari afite, ubwo bamuriho. Nk'abantu mwe birababaje cyane, biteye agahinda. Abantu benshi bari kuvuga bati noneho ubugizi bwa nabi bumeze gutya burababaje cyane, buteye agahinda. Ngira ngo n'ubugizi bwa nabi bukurikiye ubundi mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga, umukecuru w'irukumberi waciwe umutwe. Ngira ngo murabyibuka, murabyibuka igihimba bakakijugunya muri wese, murabyibuka muri uriya mwaka washize. Ubugizi bwa nabi bugiye butandukanye, donc bugenda buba mu by'ukuri biteye ubwoba, aho abantu bari kuvuga bati burya ni ukuri hari n'igihe umuntu nyine abigisare akavuga ngo reka nkore ikintu kizatuma ngo njya muri gereza, ngo njye kwirira impungure za leta. Bamwe bakavuga bati koko umuntu ufite umutima umeze gutya, umuntu uza agafata umubyeyi umubyaye, umubyeyi mu by'ukuri nyine umubyeyi, yarangiza akamufata akamwica muri ubwo buryo, yarangiza akamufata akamusambanya, bati uwo muntu ntabwo akwiriye kuba mu bantu. Kandi koko like nyine none se gusa none mu by'ukuri ndumumenyesha amakuru, none nshyizeho view yanjye, uwo muntu akwiriye kuba muri sosiyete. Amaze iki se? Ubu amaze iki se? Uwamariye iki sosiyete? Amariye iki sosiyete? Mu by'ukuri birababaje cyane. Abaturage bo muri Gatsibo bababaye, hari ibintu byabereye, abantu benshi bahahamutse, bamwe mu byo donc nyine agahinda gakomeye cyane bitewe n'ibintu uyu mubyeyi bamukoreye. N'amarira menshi cyane, abaturage b'Abasilamu batuye muri Gatsibo, donc muri uwo mudugudu nyine ibintu byabereyemo, n'amarira menshi cyane. Barize n'ubu baracarira nyine gukurura uburyo umubyeyi bamwishe, noneho kumva ngo umubyeyi w'imyaka 70, umukecuru w'imyaka 70 yishwe, barangije baramwica. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kubikurura byanze, abantu benshi bari guhambuka cyane. Muri butwandikira ibitekerezo byanyu kuri aya makuru. Ese wowe urabyumva gute? Mu by'ukuri ubugizi bwa nabi leta murumva yafata izihe ngamba? Yakuyeho igihano cy'urupfu?
ariko hari abavuga bati iki gihano ariko burakibaye hari ukundi kuntu nyine gikorwa byaba ari byiza. Umuntu nyine akaba azi ngo niyisha undi nawe byanga byakunda arapfa, ubugizi bwa nabi bumeze gutya bwagabanuka. Ariko nyine kuba leta ari umubyeyi hari ukuntu yasuzuma icyo gihano ikabona ntigikwiriye, nyine ngo hari impamvu mu by'ukuri leta, ariko amategeko arakurikizwa byanga byakunda. Abantu bakoze ibi bintu, hari n'amakuru mfite avuga ko abakekwa kuba bakoze aya mahano ngo bagera kuri 3 ngo bashobora kuba bafashwe. Sinzi niba ayo makuru ari confirme, ariko biravugwa ko abagera kuri 3 kuri ubu ngubu, nyuma y'uko uyu mubyeyi nyine aya makuru amenyekanye, inzego z'umutekano na RIB zatangiye iperereza, bikavuga ko abagera kuri 3 bamaze gutabwa muri yombi. Ubwo reka dutegereze, mu by'ukuri inkuru tuzakomeza kuyibakurikiranira, ariko birababaje cyane. Nuko nguko byagenze. Niyo nkuru nari naguteguriye ituruka hariya mu karere ka Gatsibo, aho kuri uyu munsi ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2025 mu by'ukuri habaye nyine aya mahano ameze gutya, ubwo uyu mukecuru yicwaga ndetse agasambanwa mu by'ukuri mu buryo bwababaje cyane abaturage batuye hariya muri Gatsibo. Ndabakunda, nitwa Shadu. Niba utarakanze subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5. Hanyuma ndihanganisha mu muryango w'uyu mubyeyi, byanga byakunda yari afite abana. N'ukuri mukomere, amategeko arakurikizwa kandi muzahabwa ubutabera, ndabyizeye. Ndabizi leta y'u Rwanda irizewe cyane, ubutabera bw'u Rwanda nta makemwa, n'ukuri muzahabwa ubutabera. Ndabakunda, nitwa Shadu. Reka dukomeze tubane no mu zindi nkuru.